Rero nongeye kubasuhuza cyane amahoro y'Imana bane namwe. Umva we Noheli yageze ariko nyine bamugani ngo agahugu n'umuco wako, reka mbasangize ukuntu hano Noheli biba byifashe. Noheli hano ni ibintu bashyushya cyane, mbese biba byitwa ngo ni famille, ngo ni fete zo muri famille nyine. Ubwo Noheli niho amafamiye ahura, agahana amakado, akishima, agasangira. Mu gihe iwacu burya akenshi iwacu twizihiza bonane, wagira ngo niwe munsi hari nyine w'amafamiye guhura, kurara tubyina, bakadukiraho nyine tuvuga umwaka turawurangije tuwushoje amahoro. Ahangaha Noheli barayizihiza cyane, batangira kuyitegura mu kwezi kwa 11. Uca mu nzu ugasanga ahantu hose haratatse, amatara, ibiki, mbese mva n'utazi, nta kuvuga ngo ni idini byo kuvuga ngo nabemera Yesu gusa ngo bizihiza Noheli. Hano umuntu uwo ari we wese Noheli yigeze arashyuha. Ubwo rero Noheli hano ni nyine ni nk'umunsi mukuru w'umuryango, ariko akenshi nyine ugasanga babiharira abana cyane. Usanga rero hano abantu bagenda baguranira amakado, umuntu akagurira, niba ufite abana bose ukabagura amakado, niba ufite umuntu wese ukamugurira ukamushakira kado yo kumuhereza kuri Noheli. Usanga amafamiye yahuye nyine, ugasanga abantu nyine barimo barahana amakado, barimo barahana impano, mbese usanga ari ibintu bishyushye. Hano iyo umuntu atakiriye impano kuri Noheli aravuga ati nta muntu ufite, nta hantu ndi, mbese ahita yishyira ku ruhande, kuko n'utafite umuvugisha kuri Noheli ntushobora kubona umuntu n'umwe uguhereza agakado. Reka mbere kuri kado rero zanjye nanjye mumaze kwakira mu kazi, ko tugera nyine duhana mu kazi dukora, abo duhereza serivisi baza baduhereza amakado, wenda bavuga ati mwarakoze byinshi cyane. Reka mpere kuri kado ya mbere, kampere kuri kado ya bosi wanjye, directrice wanjye. Iyi niyo kado yaduhaye, yayihereje abakozi bose. Ubwiyange sinzi niba bose wenda yarabahaye zimwe, ariko twese aduhereza kado zimwe. Yari iyi ngiyi, hano harimo agashokora, numva nyine ngenda nyine agahamburamo nkareba. Ubwo hariho nyine n'agakarita nyine k'amadolari 100 nakomoyeho ndakabika. Amafaranga ni amafaranga. Iyi ngiyi rero ni kado ya mbere. Kado ya kabiri nayo niyo hejuru yari imeze gutya, ubona ko ari ibiri. Yayimpanye n'akaji hano nyine ko kurenzaho mu gihe yafashe ku muhogo nkasomeza. ni akaji petiya ko mu rubuto rwitwa gutya. Okay, uyu ni uwa kabiri. Hakaba n'undi nyine nawe wa gatatu wampaye kadumva nakunze cyane rwose, nubwo zose nyine nazikunze, ni nziza cyane. Burya iyo umuntu aguhaye kado aba ari kado, niyo yaguhereza akabombo uba wumva wishimiye, umuntu yaba yakuzirikanye. Umuntu najya abaha kado mujye mushimira ku buryo bw'imaze, niyo yaba kaba ari akabombo kuba yanagutekereje, niyo kaba ari akabombo kakakuzanira aba gashimishije. Kikira basakuza. Nawe yamenye ko ndi umumama ufite abana, kuko dore kado yampaye. So mu rwego igikoresho cyo mu gikoni baba yagutekerejeho cyane. Ubwo yaje iherekejwe n'ikarita nyine n'utugambo twiza cyane, naradusomye n'utwanjye twose nk'ahantu basomera. Murabona ikintu ni cyiza cyane kugitegura nko ku meza ubwo mu minsi mikuru. Nacyo nayo nagihambuye nyine kubera amatsiko. Urabona ko kitakiri mu bipapuro byacyo. Ushobora kugishyira mu ifuru ugatekamo imboga cyangwa n'ibindi bintu. Ushobora no guteguraho n'ibintu ku meza, ugateka nk'inyama zawe, inkoko, ibintu byose ukaza ukamenaho, ugategura abantu bakarya. Ngira ngo murabibona, ni cyiza cyane. N'aka kantu nze kaza nyine kuguterekamo ukaba wategura. Ubwo nimukibura nagiteguyemo kuri Noheli turi kurya, muzamenye icyabaye. Ngira ngo zimaze kwakira ariko ziracyaza. Ubwo nicyo nababwiraga nyine by'umuco hano. Icyo mbiberekeye ni ukubereka umuco wa hano, ko umuntu wari wese ahari hose muhuriye agutekerezaho kuri Noheli, akavuga ati uriya muntu ni umuntu wanjye, uriya muntu ni inshuti yanjye, turabana se mu kazi, reka mbe namuhereza akagifuti. Ubwo nyine aguhereje agakado, uravuga ati burya wa muntu antekerezaho. Nyine utagutekereza nk'uko abantu bose baba inshuti, utari inshuti yawe ntayo nyine aguhereza. Nta kuvuga ngo ni itegeko cyangwa ni iki, ariko umuntu
uguhereje kado ihita uvuga ati uriya muntu burya antekerezaho. dore n'utu twenda nambaye natwereka ni kado, ni kado nakiriye muri iyi season ya Noheli y'uyu mwaka. niyo n'inshuti yanjye dukorana cyane yarakampereje nyine ngo nge nkambara muri iyi minsi mikuru. Akagofero ko ariko ninjye wakiguriye ko ntabwo ari gift. Yes, ubwo naberekaga ibi rero. ubu nagiye uyu munsi niwe mu masoko ngenda ngura ama gift y'abantu ngomba guhereza nyine n'abana sindabahereza, ariko wenda abandi bantu bo ku ruhande nk'aba twagiye duhura harabona hereje by'abana nzabereka nyuma bataza kureba video ubundi surprise igapfa. Ngayo nguko rero ndabakunda cyane, kwari kubereka umuco, agahugu n'umuco wako, aho twicara tukarya tukanywa nyine tukitahira. Hano bagira umuco wo gutanga ama gift, niyo mutarye niyo mutanywa, ariko iyo geste ikabaho yo guha ama gift, yo guhana gift mu muryango. Bye rero ndabakunda. Video sinashaka ko iba ndende, ariko ngo naho ubutaha.